Etincelle ndakubwira ko yagarutse mu mwuka mwiza. Etincelle ni ikipe uko ndi gukinira hamwe. Etincelle ifite ishyaka dudasanzwe tuzi. Igitego cyinjizwa n'uwitwa Rwigema Pascal. Ikibazo cye navugiye hanga kuri kamera cy'amadeni baragikemuye. Niba ari misile, niba ari katyusha. Nabivuzeho mbabwira ko Masudi icyo yigeze kubwira uyu muzamu ati icyo nkushiriye kuri bande touche, icyo nkushiriye muri 18 ni indeshyo ufite. Ariko tari indeshyo ntacyo uramfasha. Yes, sir. Greetings, ladies and gentlemen. Welcome back to the Sport Updates. Ni Jared Kells Musanzwe na Kakule. Kakule tumezete. Fresh bro. Mu myitozo. Yeah, mvuye gukoresha imyitozo ariko imvura ibabaye ikibazo. Aho dukorera byabanje no gutinda kubera klima. Alhamdulillah ko tubashije kongera guhuza kuri munsi wa mbere twatuje kugaruka ku mikino yabaye muri weekend. Wenda uza no kubadutinda ku mikino zaba muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Etincelle nimeze neza, Etincelle imaze gukora imikino 2, championnat yarakomeje, APR yasitaye kwa Bugesera uraza kunyuriramo. Twihuse tutarambirane cyane kuambira bari kwa updating abantu. So Kakule iriya interview ya Bekeni yagiye guca ibintu. Coach twabonye uyu munsi impinduka zuko Niyonkuru Sajjat yaramaze igihe abanza mu kibuga ariko umunsi ntabwo yabanje mu kibuga. Byaba ari umwanzuro technique ko yajemo mu gice cya kabiri asimbuye kubera iki Niyonkuru Sajjat yabanje hanze. Ntabwo ari ikibazo kireba itangazamakuru kubera ko byo byose nawe hari abandi wasize mu biro kibo bataje ibyo bakwibaza ariko byo nuvuga ngo natwe tutekereza ko iyi Musanze ifite amatati makumyabiri tutakurikirana bafata ikipe ubwo ni ikipe nkuru muri makeya tugomba gushakira kuntu twifatira ingamba bareka tugera nabo duseza ku ntebe badufashe gito yabona ikipe kabiri nabakumva ko byanze bikunze ko byavuye muri Sport Updates. So reka dore n'ubundi hano mu rugo tubwire uko imikino yagenze ko amakipe yacu yitwa hano Gisenyi kugira ngo tuze gukomeza n'ahandi. Rwanda Premier League yarakomeje umunsi wa 19 bakumva n'umunsi wa kabiri n'umunsi wa kabiri wa phase retour ku makipe nyine yakinnye neza n'umunsi wa kabiri. Ari naho amaze gukina imikino 18 harimo n'ibirarane ariko bigenda bivamo nk'ikirarane kizabejo cya APR na El Hilal Omdurman. El Hilal Omdurman yakinnye ku munsi wo kwa gatanu ikina CAF Champions League itsindwa na MCR ibitego 2-1. El Hilal rero ikaba izakina na APR ku munsi w'ejo kwa kabiri, ikaba inafite match muri weekend na Central Lupopo umukino wa nyuma wo mu matsinda ya CAF Champions League, ariko El Hilal ikaba yaramaze kwikarifia muri kimwe cya kane cya Champions League. Yego amaze kwikarifia ku batabizi ni ya mbere mu Pure rya ifite amanota 8 ikurikirana na MCR ifite amanota 7 agakurikiraho Mamelodi Sundowns ifite amanota 6, Central Lupopo nayo ifite amanota 5. Uko baregeranye Central Lupopo izihurira na Mamelodi bo bazicayura. Yego bizisobanura nako na MCR yego y'amanota 7 izahura na Mamelodi ya 6. None Lupopo nibwo yatsinda iyi nani ikipe Omdurman. Urabona ko Omdurman ifite amanota 8 yego izigamye ibitego 2. Central Lupopo ifite amanota 5 ni mu mwenda w'ibitego 3. Urumva ko n'undi ne isabwa gutsinda ibitego 5 ku busa. Ntabwo bishoboka, ntabwo apfa kubitsinda. Ntabwo abitsinze Omdurman Kigali maze kwigora n'abafana deja abafana benshi abarengo no basigaye baryamye no kwangana na APR na kuryama. Championnat rero yakomeje ku munsi wo kwa gatanu turi hano nakubwiye ko ikipe ya Gorilla yatsinze Rutsiro ibitego 2-1. Yego kuri Kigali Pele match niyo yonyine yabaye ku munsi wo kwa gatanu tariki 6. Tariki 7 habaye imikino 3. Etincelle FC turaza kugarukaho yatsinze Musanze 1-0. Kiyovu Sport itsinda Mukura 3-1. Kiyovu Sport ibitego byinshi cyane. Bugesera inganya na APR ibitego 2-2 ariko ndega mu karere ka Bugesera. Pierre se wabonye hani Moso bamutera igitego cy'imoso kure si hejuru Charuna agari muri prof sino hasi ngiri kugendera hasi ngo hanyereye ni bari iri hagati ni mu mbavu z'umukinnyi niko twavuga
Ngiye sinkubeshye Jaru sinkubeshye Pierre nk'umwana w'umunyarwanda ntacyo atahawe naramuka asezerewe azashimira APR nk'umubyeyi ko mu myaka yose amaze muri APR tuvuga ko Pierre rwose Bugesera gari umwataka wayo Omar Abba uramwibuka ndabe top scorer se zishize yaragarutse muri phase retour yari yaragiye mu ikipe yo muri Libya Saudi Arabia okay Saudi Arabia mu byiciro by'inyuma byaranze rero agarutse mu ikipe ya Bugesera watsinze igitego cya mbere yego hagati y'abakinnyi nka bane muri metero nka 30 amucema n'umuhanga uretse ko byahuye na none na Pierre kabisa utaruri yego ku munsi rero gwejo ku cyumweru tariki 8 Gicumbi FC yanganyije n'Amagaju 1-1 ikipe ya Marine inganya na Elmerek 1-1 match turagarukaho nari nibere ku kibuga yego ikipe ya AS Muhanga inganya na Gasogi igitego 1-1 urumva igitego 1-1 cyabaye umukino rero wabaye saa 12 Kigali Pele ikipe ya Polisi itsindwa na AS do Kigali igitego 1-0 Jarudi mbere yuko tugaruka kuri ikipe yacu zo mu karere ka Rubavu tunareba n'impamvu zose n'iki reka tubanze tujye ku rutonde rwa shampiyona rw'agateganyo muri iki gihe sibyo APR iracyayoboye njye ariko njyewe nashizeho umucyo igikombe na APR izagitwara Jaru ntabwo nabikubwiye unze mu rya Ramazani ko polisi irimo kwigiza nkana Ramazani yavuze ati ubundi twego tumenya mu kigo ntabwo navuga ko polisi kwigiza nkana yego impamvu ngubwira ko polisi yigiza nkana nuko polisi na APR zinganya imikino yego ariko APR kabirusha polisi amanota 3 niko ngiyo mbumbe aya kuri polisi arakiba cyagiye icyagiye rwose n'urucabana kuko El Hilal ifite imikino 15 niko ifite irane 3 n'ubundi yo yabi ya mbere kuko itsinze ibirane byose yagira 44 ikarusha APR amanota 7 Elmerek ifite ikirarane kimwe yagira 36 ikabiri kugwa mu ntege ya APR sibyo Kiyovu Sport yafashe umwanya wa 5 ariko ifite imikino 19 31 Mukura 30 Reyo 29 ifite umukino w'ikirarane Marine 27 Musanze 28 mwanya kangahe Musanze iri ku mwanya wa 8 imikino iruzuye na Marine iri ku mwanya wa 9 barutanwe inota rimwe ikipe rero ziba zigoye ziri muri regrage ni ikipe ziri ku myanya ya nyuma Jarudi aho ngaho ubundi nabikomereye cyane ikipe Etincelle nyuma yo gukubita Musanze urumva Jarudi amanota 3 nari nabaza ubwo deruka ariko irambumbe nanye nari nayibaze ako wenda uburyo nayibaze uvuga ngo ni iki ariko Jarudi twibukiranye ugenda ushaka interview y'umutoza bitaruremesha uyumve neza numara kuyumva neza se cyako bivugira ahangaha ntabwo Etincelle yaguze simvuze ngo Etincelle yaguze umukino nta mukino yaguzwe ariko nyine hari ikindi cyabaye ubwo abantu baza gushaka interview ya Ruremesha hari ijambo aravuga amati yumvaga umuyaga mwinshi mu matwi icyo kintu interview baze kuyishaka interview ya Ruremesha uze kuyisesengura neza uyumve neza navuga ko ari umukino tutatangiye neza twatangiye match ubona dusa nk'abafite ubwoba imipira yose dushaka kuyitera imbere ugasanga ntabwo turimo kubaka gutangira gukina twatangiye nabi nako gutsindwa igitego cya mbere ariko tugerageza gukora ibishoboka byose twongera gukina biranga Etincelle uyu munsi yari nziza urabona ko yongeyemo n'abakinnyi b'abataka babiri bafite imbaraga umunsi bafashije navuga ko umukino ntabwo wadukundiye mu minota nka 20 ya mbere wari byanze kabisa wabonaga tudahari coach uyu munsi wenda kudatsinda kwanyu ntibishobora kuba byahura nuko umwataka batsindiraga cyane muri phase arenda avuga Chabarara mwamaze gutandukana agiye muri Sudani wenda hakaba habayemo icyuho mu kubona ibitego ibyababoneraga uyu munsi bikaba bitabonetse birumvikana no umukinnyi mwiza kandi irahari yamaze no gukina izindi match ebyiri atsinze ibitego bibiri ni umukinnyi mwiza rero ariko nyuma yaho tumaze gukina match zingahe twatsinze ngira ngo ni Marine twatsinze ibitego 3 kandi ntabwo yari ahari plutôt Gicumbi rero
nibyo kumuburanira, ariko nanone navuga ko ikintu cyatumye tudatsinda twatangiye match nabi. Etincelle rero dutanga kwinjira mu mukino, imipira yose batangira kuyitera, hari umuyaga, avantage umusifuzi yabaga, byose nyine byari biri muri mukino, ariko nta kundi twagerageje pe. Gusa ikigaragara cyo nuko wagira ngo Etincelle ni bête noire kuri Musanze ko kuyitsinda imikino ibaye 3 imikino ibaye ngira ngo hari 3, nta nubwo ari 3 gusa, nta nubwo ari 3 gusa. Bambwiye ko mu mateka ya Etincelle na Musanze itsinda Etincelle inshuro nke cyane zishoboka. Urumva rero ushobora kuba ariyo bête noire uriya munyamakuru twe turi kumwe Christian arakaza niyo wafashe iriya interview ya Bekene bariko twitiriye afata ya Bekene afata niyande niya Ruremesha niya president wa Etincelle ahubwo se iya Ruremesha turayikura he? ndamubwira yimereze Christian, ndamubwira yimereze nta kibazo, arayimereze ya Ruremesha. Yego Ruremesha muri interview turaza kugashaka ko kantu tubaye ngombwa twakanyuza mu kiganiro turagashaka. Cyo tugashaka tureko ko turaza kanyuza mu kiganiro muze kumva niba umuyaga ko kantu k'umuyaga yumvise. Turaza kureba niba turakabona tuze kureba niba twakanyuza mu kiganiro. Yes sir. Ikipe ya Etincelle rero yahise igira amanota 18 igira umwenda w'ibitego 10 mu mikino 19. AS Muhanga amagaju mukunganya na Gicumbi iryo nota ryafashije amagaju ko amagaju afite amanota 13 kandi afite imikino 19 ahita yuzana amanota 18 ariko afite umwenda w'ibitego 17 kubera wa munani yariye kuri Arahiri Umudurumani watumye ibitego biba byinshi kuko ubu ngubu ifite umwenda w'9. AS Muhanga yasubiye ku mwanya wa nyuma ariko ifite ikirarane ifite amanota 13. Kirane zagikina tuzagishaka kuko kalendriye isigaye ihindagurika. Iyo tugiye kureba kalendriye ahantu usanga turi gusanga amatariki yarahindutse, dutegereza ko federation itwa updatinga cyangwa Rwanda Premier League ko kalendriye isigaye hinduka cyane. Ubu ngo kwa gatatu nibo tuba tumaze kumenya ko muri weekend bazakina n'ibirarane bihari. Ikipe ya Rutsiro mu gutsindwa kwayo ifite amanota 18 n'umwenda w'ibitego 10 inganya na Etincelle. Ahubwo Rutsiro ifite ikirarane cya polisi. Cyo ni polisi. Yego. Zakinira ku Muganda. Polisi nicyo kirarane ifite kugira ngo yuzuze imikino na APR kagiye kirarane cya Arahiri Umudurumani bazahura ku munsi w'ejo. Yego. Isa 9. Umva ko match zizabikomeye. Urumva? Yes sir. Icyo nibuka cyo nuko Rutsiro muri weekend yari gukina na Arahiri Umudurumani ku Muganda. Yego. Bizarangira rero Rutsiro match yayibaye ikirarane nayo ko Arahiri Umudurumani ifite match na Saint-Eloi Lupopo. Sibyo? Yego. Jarudi rero twaje kurikurikirana indi match ya Etincelle rero mbere ko tujya kuri match ya Marine y'umunsi w'ejo yabaye nziza. Twere kuri match ya Etincelle Bekene nyine agizemo impinduka. Wabonye ko habuzemo umuntu bita Sajati. Ariko wa muzamu w'umurundi yagarutsemo nk'umuzamu mukuru. Yari yaritaye kuko ora muzamu ari mu bantu bakinanye na Masudi baraziranye. Habayemo ko gapinga. Ariko nukuvuga ngo bakinishije muzamu Juste Desai capitaine ari kuri 2, witwa Ibra ari kuri 3, axe central arimo Awadi na Jideo Ndonga. Wa mukinyi wanjye Yabisa ntabwo yakiniye. Yabisa aracyarwaye. Arwaye iki? Yaravunitse. Afite imvune aracyari kwivuza. N'undi mupeti ukina kuri 3 bitara Hamad nawe yagize ikibazo cyo mu rubavu nawe ari kwivuza. Hagati mu kibuga rero Pasi yakinaga kuri 6. Urumva? Yego. Pasi yakinaga kuri 6, Pasi yakinanaga n'itwaye Mable barabakasiri babiri. None Kiza akina kuri 7 asa nk'ugaruka hagati cyane. Kiza ave ku cyuma ajya kuri 7. Yakinaga ku ruhande ariko rukinira hagati. Yego. Urundi ruhande rero Ayman iyo system ndakwibutsa kariyo gatera Musa yakinaga muri Rutsiro sezishize. Uwitwa Jeremy Mumbere, Jeremy capitaine wawe yakinaga asa nk'ukinira hagati ariko ari no ku ruhande. Mu gihe bafite umupira agasabira ku mpande, mu gihe batawufite agafungira hagati. Yego. Batakisha bataka babiri. Wa mukongomani yitwa Rodrigue. Yego. Na wa munyemari naribuka n'izina rye neza. Nayo bakinaga kuri point ari babiri. Kogotya wawe se Kogotya yaravunitse. Actros yaravunitse. Urumva ko mu gice cya mbere Etincelle yatangiye ibusha kuko Etincelle yatsinze igitego cya Rwigema Pascal shot rya kure ku munota wa 15. Igice cya mbere. Etincelle akomeza iratakana n'umutwe Jideo yakubise akoze umuzamu bita Shaurine. Credit Shaurine coup de chapeau yakoze save enye. Je nibonera
ebyiri z'imitwe yakoze ebyiri z'imitwe umutwe Jido yamukubise mu gice cya mbere umutwe Sajati muto yamukubise mu gice cya kabiri ya mitwe wataka kuri premier pot ukawukubita garde akawukuramo hejuru n'amashoti abiri ya Sajati yo hasi Sajati mukuru shoti abiri yamukubise hasi enye zose ziye mu zamu urumva ko umuzamu w'akazi yagerageje kugakora Musanze Etincelle igice cya kabiri nibwo yaje gusimbuza iza gushiramo Sajati asimbura pasi kiza asa nk'usubiye hagati ase mu ndi mwana bitaga Kumba mu mediateur ukina hagati ku munani mediane rongerera buja barongera kimusura kuri systeme ya bakoramo na wa mwataka basura bashiramo Sajati muto bakinira no ya systeme ya 4-3-3 mu gice cya kabiri ariko mu matangwa 60 ariko systeme yatangiye arabataka babiri Etincelle impinduka zayo uyu mu witwa Rodrigue yakoze difference ni umukino rero ukenewe cyane Jarudi ni umukino ufite gabari afite imbaraga afite icyo bita detente azi kugumana umupira arapasa ntago ari umuegoist urumva ko afite karite nyinshi mu kibuga gukina mwiza ariko uyu munyemari we sinzi uwitwa Ibra ka Brazil no twamanitse ambwira ati ngo uyu munyemari ngo na fitness ariko nye nkibuka ko uyu munyemari amaze igihe kingana nk'ukwezi afikoze n'igice muri Etincelle akora tize kaba atari fitness cyangwa akaba ariko asanzwe akina ariko angana ashobora kuba wenda niba ari ikibazo cya fitness nk'uko Ibra yabivuze wenda muganira wenda atinya gukacinga kuba yagaruka vuba hari abantu biadapta mu kugaruka hari nabo bifata igihe ngo wenda reka dukomeze tumuhe igihe tuzakomeza kugenda tumureba kuko niba ari umukinnyi ukeneye bazanakomezanya ariko ngiye nkabona muri la systeme bakinnye y'abataka babiri ko uburyo Rodrigue akina baro zo guproteja kuko ni muremure n'umusore akina baro zo guproteja akaba yazigumana mbona akinanye na Mukogorya hari umusaruro waboneka ko Mukogorya ntago ari umukinnyi mubi ahubwo Mukogorya ntago mbizi neza bisa nkaho asara amajeno ari masheviye ntago biratinda ariko Mukogorya ngiye kintu na mo blaming aho Mukogorya yasaga nk'umuntu ukoresha imbaraga nyinshi muri pressing none muri finishing akaba yananiwe akajya akora finishing yamaze kunanirwa nta muntu wamukurikiye ugasanga arimo arakina asa nkaho ari wenyine twumvikana Jarudi Etincelle nuko nkuko yakinnye bibutsa ko Etincelle ku munsi wo kwa gatatu kwanza izakira ikipe ya Vision mu gikombe cy'amahoro abafana bazaza ari benshi barebe ku munsi wo kwa gatatu none ku wa gatandatu izakira ikipe ya Muhanga match zabikomeye cyane sibyo Jarudi iyi match wenda nkayo umutoza urumva Etincelle amaze gutsinda match ari mu gikombe cy'amahoro itsinda Vision sibyo twanahuye na Etincelle bazamuka bajya Kigali dura kuri Nyirangarama tunaganira n'abakinnyi kabisa nko babivuze mood ari nziza bishimye ubona ko hari ikintu cyahindutse muri equipe nkuko ubuyobozi n'ubundi hari ukuntu ubuyobozi buhinduka n'ibintu bigahinduka ko kandi umusaruro turawubona yego umusaruro ni nko Manchester United ni nko Manchester United mu Rwanda bibura ibi bigaragara ni ukuvuga ngo iyo match retour ikibazo mfite Etincelle yashyiramo imbaraga nyinshi kuri Vision cyangwa n'ubundi yaruhura abakinnyi bamwe ariko nje ndebye neza abakinnyi ba Etincelle bari kuri capable buri abatoza ashobora gukora impinduka nta kibazo batanga umusaruro nta kibazo reka none twute tujye kuri match y'ejo yahuje ikipe ya El Merreikh na Marine Football Club wari umukino habanje kugwa imvura Jarudi kuko nabonye Odra Sport Talk postinga kuri TikTok avuga ati turakina cyangwa turoga mu kibuga no kuvuga ngo iyi mvura yaguye turimo dufite match ya Junior Marine na Junior Rutsiro urwego rwo kwitegura shampiyona ya U20 iri imbere mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri waratsinze se cyangwa Marine yarakugaritse ntago Marine yangarika twanganyije kimwe kuri kimwe kuko ntago match yabashije kurangira kubera imvura okay. imvura yageze iba nyinshi tuvamo ku munota wa 65-70 ariko nyine abantu bagiye no kureba izo match z'abana yari match nziza kuko muri stade harimo abasirikare benshi babashe ku mutekano wa Marine iyo barebaga iyo match nyine y'abantu bayibona ni match ipusa tu buri umwana yabonye umufana biramumotiva imvura yaraguye dusangamo ariko ikintu dushimira buriya mu bibuga byose biri mu Rwanda bya tele synthetique ikibuga cyacu nicyo cyambe cyane kuko niba warabonye iriya video uwaje hashize iminota 10 imvura iguye yageze ngo na mvura yaguye bayagikoze neza cyane cyahise cyuma yego kuko warm up imvura yaguye saa 7 n'iminota 20-15 saa 7:50 yari ishize saa 7:50 gutyo n'itanu saa 8 n'iminota 10 ikibuga cyari cyuma Bajarudi match rero yaje gutangira
Elmerek ikina pushing irapusa cyane ikina nk'izi kipe zo mu Rwanda yo ntabwo ikina nka El Hilal babanyemari bayo wa mukapiteni wabo yari arimo ko ntabwo match nabashije kwira ko kapiteni wabo hari umuntu wari kuri kabiri niwe wari wambaye bransare bafite umukinyi witwa Abubakar Kamari Abubakar nde nuko natari kwibuka mbara nimero 10 ni nawe wari wishe Etincelle uri yego twarebye match ni kipe nziza kabisa abantu badakwiye kujya no gutwara match zawe cyane ura mukinnyi rwose ni umukinnyi mwiza. Elmerek yatangiye irangiza igice cya mbere atsinze igitego kimwe yatsinze Marine igitego kimwe. Marine rero yaje kwishura igitego cy'umwana bita Sultan Bob yego ariko ndakoreye Jarud yarekuye umuzinga ndi metero zingahe ugereranyije ni metero hagati ya 28 na 30 nko mu ntambwe 5 uvuye mu kibuga hagati usatiriza mu rya mu ntambwe 5 ntambwe 7 yari kuyikompura yakoze controle gusa imwe yari kuyikompura rwose muri plafond. Ariko Marine ni kipe nziza ariko kocha Yves wenda ikintu basamanzi ngeye na blamingamo gakeya. Mubaraka Nizimana Mubaraka no mukinnyi mwiza ariko yahawe iminota mike kwinjiye nko ku munota nko 70 abarirwa Marine itangira gupusa. Yannick Bizimana umwana Yannick Bizimana yarakinnye ariko Yannick Bizimana wacyabona ko akibura fitness nk'umuntu wari umaze igihe adakina ariko no mukinnyi ufite fait qualité touche speed ariko ntago yazabikora rwose kuko arafite igihe cyo gukora ni fitness gusa kandi biraza nicyo abatoza bashinzwe kugira ngo ngere gusubiza umukinnyi kuri level yarasanzwe ariho nk'umuntu wari umaze igihe adakina. Ubwo rero Marine yaje kunganya na Elmerek igitego kimwe kuri kimwe. Marine nayo izakira ikipe ya Nyanza ku munsi wo kuwa 4 maybe igikombe cy'amahoro. Fazali match ari baranganyije 0-0. Marine igira n'ikipe ya kabiri nziza izabashegureza babana bazamutse bo muri junior umwanya nabo bakine bigaragaze. Muri weekend Marine kazakira ikipe ya Gicumbi. Gicumbi ifite kuza kwa Marine weekend itayika itigaruka kwa Etincelle gumina oya bwo bushobozi Jarud gakorera tize Kigali Etincelle uyobeye ibyaye mpamvu yamaze si iminsi ibiri se yari cyumweru cyose cyumweru ni cyinshi Jarud. Gicumbi nubundi nahiri Kigali rakodesha nubundi ya oya buri mukinnyi abukwe na rukare Gicumbi gira buri mukinnyi abukwe na rukare Gicumbi gira nabandi ikibazo cy'ubushobozi muri ibyo byose sinzi ikibazo icyo ari cyo ukumva Jarud. Nuko rero izi match zose zagenze zo ku munsi wa 19 za Rwanda Premier League zari match nziza twabonye kuri stade Umuganda nta muntu yikomye abasifuzi nta kibazo cyabayemo yaba wenda ni Kigali wenda abasifuzi bikomwe mu karere ka Bugesera yego igitego Jibril Watara yatsinze ati ngo babanje gukorera witwa Jado ikosa usubira inyuma urebe ariko ngiye ku bwanjye byari ikosa kuko yakoresheje akaboko aramusunika kandi umukinnyi yari ari imbere iyo umukinnyi akuri imbere afite umupira wa mbere ku mupira ni ikosa Jaro ni ikosa rwose wenda nta kindi kintu cyagaragayemo cyo kuvuga. Nuko Rwanda Premier League yagenze muri iki cyumweru tuzagaruka kwa gatanu tuma updating uko champion izakomeza muri weekend tunababwira uko igikombe cy'amahoro cyarangiye. Gusa Etincelle credit ni imbaraga nyinshi zikomeye nibyo Beken twe turi kuganira ku munsi wa gatanu atubwira ngo nubwo mutekereza ko Beken afite ubushobozi runaka bwo gutegura umukino ariko ntago Beken ari umurozi. Niryo jambo yatubwiye mutazamwitiranya ngo ni umurozi oya arategura match nkuko izindi kipe zitegura agatsinda ntago yavuze ko nkuko izindi imbaraga zidasanzwe nkuko izindi ekipe gazitegura reka uko utegura n'izindi zibategura kandi intsinzi iraboneka yaravuze ati abafana mukore support yego icyo musabwa mu kigerageze mu gikore namwe mugira icyo muvugiraho yego sibyo abafana ubu ngubu bari mu muryo umwe ekipe mu muryo umwe ejo ikipe yari merekere rero kirisa abafana ba Etincelle Gasogi yaranze naramubajije match irangiye arambwira ati ntago nzakora ikosa burari ibintu twitiranye hari urwango dushobora kuzana muri football rukanatuma ruba urwango rwo mu buzima busanzwe. Anyway ngende umutekinisiye nkora ibirahuri ejo bundi umuntu wa Marine nzi afata umufana wa Etincelle yankorera ibirahuri atavuga oya namubonye ariko rwanya Marine yo gufana Elmerek kandi ibyo birakora cyane. Anyway birakora mbere bahinduye ama equipe barandira dora koresha gatabya bakatabagira ati mugende
ibyo bintu biraba biraba cyane biraba urwo rwango ruraba twese turabizi mu bagoyi gusa Gasogi ni umufana mwiza ni umufana wa Etincelle yarambwiye umufana wa Etincelle mbona Etincelle kwiye kuzagira fata nka time kaba yamushimira ako kajeste kaba gakeneye na president akaba yamuhamagara kabisa bishobora kuba bibera ku mpande nawe wamenya ako bibe aye kumugaragara si biraba kumugaragara ikipe itagira office media office media Etincelle igira baduhaye akazi aha ngo murahenda nose ko munayikunda babegerese mwafata make cyane tukajye ku mbuga mukagira icyo mukorera equipe tuka equipe Etincelle kagira social media platforms ziri strong zinjiza n'amafaranga yego tungubu ibintu byose bimaze kuba iterambere abantu Gisenyi bose bamenye imbuga nkoranyambaga tunashimira abantu bakomeje gutinyuka gufungura imbuga nkoranyambaga barimo nka Audrey umwana ukiri muto mukobwa nyamuneka mumushyigikira kuri TikTok abakwa updatinga buri kanya ni jari ku bundi abakwa updatinga kuri TikTok no kuri YouTube yafunguye YouTube channel ya Audrey Sport Talk mu minsi yavuga ngo ashobora no kuzaguhostinga akakwakira zake bura butumire kabisa nje nta kibazo nyese ko mari nanjye yansabye ko twazaganira nanjye ndi tayari mushyigikiye rero n'abandi mwese mukeneye gufungura ama YouTube channel ni karibu muze mufungure mutangire mukore cyane ko mwabonye ko n'ikibazo cyo kwa tutagira monetization mu Rwanda president yavuze ko tugomba gukemuka inkuru ishimishije cyane ubundi abajene tugakorera amafaranga monetization ya mbere none mubizi views muri kuduha nta kintu twe turi kwinjiza bizasaba abantu bacu bari muri Amerika bari Canada bari South Africa bari muri Mozambique, Saudi Arabia na Kenya ni Bugande tunabashimira cyane rero reka dusoreze aha ngaha tubibutsa ko umuntu wese ukeneye ikintu kijyanye n'irangi niba ufite imodoka ushaka gukosoza niba ugeze muri finissage mu nzu ukeneye amarangi niba ufite ibikoresho bya electronic ushaka kuretusha Amuri Paint Cars niwe muntu tukurangiye nimero ze ngizo kuri screen umuhamagare umubyeyi ati nakonye mu kiganiro Kivu Sport kwa Kakureno Jared Kells ndagusaba ko waza kunkorera aza gukora na discount ikindi abantu mukeneye ibikoresho byo mu nzu amashawa amaravabo amatoilette potayita amasola zishyushya amazi ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubwubatsi ni muri Japanese Business Group hanyuma abantu mukeneye kwambara mukaberwa ni kwa mama ya ntare supporting mushyigikire abamama mushaka kwambara neza mukaberwa n'abakobwa aho ngaho tubarangiye kadusoreza aha ngaha mugire ibihe byiza